kuri The Inspired Show tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Inspired Show tubibutsa ko ari ikiganiro cy'umuryango wa YAWE Youth Empowerment, umuryango wita ku bana hamwe n'urubyiruko bafite ubumuga. Tubahaye ikaze kandi nahaye ikaze mugenzi wanjye. Murakoze cyane. Yego, nkuko bisanzwe rero muri kumwe na Bahati hamwe na Simon Pierre Muhire. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku munsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku maso. Ariwo bita ngo iki mu cyongereza Simon? World Sight Day. World Sight Day. World Sight Day ni umunsi usanzwe wizihizwa buri mwaka ku itariki y'uyu munsi, itariki 8 z'ukwezi kwa 10. Akaba ari umunsi cyane cyane ubugambiriye kugira ngo abantu bose batuye isi bongere bibukiranye ku buzima bw'amaso, nuko abantu bashobora kuba bakongera kwibuka ko urugingo rw'amaso ari urugingo rugomba kwitabwaho kugira ngo nk'izindi ngingo umuntu afite, nk'uko umuntu yiborosa, nk'uko umuntu yoga mu maso cyangwa yoga umubiri, n'amaso nayo tubashe kuba twayitaho. Rero uyu mwaka hari insanganyamatsiko yashyizweho, nk'uko buri mwaka haba hari insanganyamatsiko zitandukanye. Simon, insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni iyihe? Iravuga ngo love your eyes, cyangwa se mu Kinyarwanda bivuga ngo kunda amaso yawe. Ibyo bisobanuye iki wenda mu magambo arambuye? Mu magambo arambuye icyo bisobanuye nuko uko tubizi cyangwa se nuko abahanga babivuga, akenshi bavuga ko ibyo dufite mu bwonko cyangwa se ubumenyi dufite, akenshi 75% ni ubumenyi tubona tubikesha amaso yacu. Rero ni ibintu twarebye, ni ibiduca mu maso. Hanyuma bikaba binavuze ko igihe urugingo rw'amaso rwagize ikibazo, uyu mwaka baradukangurira ngo kunda amaso yawe, yakunde, yiteho, yagirira isuku, mbese menya ubuzima bw'amaso yawe kuko nabyo bizagufasha kubaho. Urakoze cyane. Turakangurirwa uyu mwaka kumenya ubuzima bw'amaso yacu. Ubwo buri wese yibaze aho muri mudukurikiye, amaso yacu turayazi, ese tuyitaho gute? Ese Simo, umuntu yamenya gute ubuzima bw'amaso ye? Muri uyu mwaka baradukangurira yuko nibura fata igihe ujye ukoresha icyo nakwita nk'ikizamini cy'amaso kugira ngo umenye ubuzima bw'amaso yawe, ugane muganga, ugane ibitaro, ukoresha ikizamini cy'amaso. Ubwo ni ukujya kwisuzumisha. Kujya kwisuzumisha amaso kugira ngo muganga akubwire ati ufite ibibazo gutya na gutya. Ariko nyine wenda mbere ko tunagera naho ngaho twakanarebye se ubundi ni ibihe bintu bimwe na bimwe dusanzwe dukora dushobora kuba dukora tutabizi ko byakwangiza amaso. Yego. Aho ngaho nahita ngaruka mu byo abenshi tumenyereye. Akenshi muri iyi minsi iterambere ryaje, dukunze kurushya amaso, kuyananiza. Ngaho uri muri telefoni zigezweho za smartphone, urimo urareba televiziyo, urimo gukorera akazi. Tuzireke se? Aha ngaha navuga ko tutayireka, ariko ndimo ndatanga urugero rw'umuntu ureba muri telefone, arimo arareba kuri televiziyo, mbese ugasanga amaso ye arimo arayabunza mu bintu byinshi. Ikindi, abantu bagakunda gukoresha cyane urumuri runini cyane, kuko nabyo biri mu by'abaganga batubwira ko birimo binaniza amaso. Ubwo urumuri ni nk'uruhe? Ni urumuri rw'amatara mu nzu, rwa televiziyo? Urumuri rwa televiziyo, urumuri rwa telefone, akenshi ugasanga turarukoresha cyane cyangwa se turabimaraho umwanya munini. Nubwo waruvuze ngo nibyo abantu bakoreraho akazi, yego nibyo, ariko nibura tugerageze kugira ngo amaso yacu mu bikorwa dukora ntituyananize. Ikindi wenda navuga nko mu giturage, wenda
imodoka inyuzeho urimo urakubura mu rugo ivumbi rikajyamo ugahita wigira inama yo kuyabyiringira kugeza aho amaso ahinduka umutuku. Rero utwo ni udukorwa tumwe na tumwe abantu badatekereza ko twazana ingaruka ariko bishobora gutera ikibazo. Nibyo, hari n'abantu bose siko bafite amahirwe yo gutekera kuri gaze nk'aba bantu benshi bari i Kigali. Ni bumwe mu buryo uyu munsi dushishikarizwa gukoresha kugira ngo tunabungabunga ibidukikije, ariko hari n'abakoresha inkwi mu giturage. Iyo myotsi nayo ngira ngo ni imwe mu bintu bishobora kuba byatuma ijisho rihungabana, ariko n'akazi abantu bakora ka buri munsi. Buriya hari abantu batajya bibuka ko urugingo rwitwa ijisho narwo rushobora kugira ingaruka kandi z'igihe kirekire. Natanga nk'urugero, hari nk'abantu bakora akazi ko gusudira. Kariya kazi ibikoresho byose bakoresha ni ibikoresho by'ubutabire bitumura umwotsi kandi umwotsi unaryana mu maso. Noneho ugasanga umusudezi we ntajya nibuka no gushyiraho amarinete, cyangwa ugasanga yambaye amarinete nk'aya yanjye nambaye, adashobora kuba yatangira wa mwotsi cyangwa umwuka kugira ngo winjire mu maso. Ibyo rero ni bimwe mu bishobora kuba byahungabanya amaso. Hanyuma ikindi, hari abantu bakora mu mabarizo hirya no hino, hari utuntu twinshi dutumuka, hari abantu bakora mu nganda. Mwo kabyaramwe, urugingo rwitwa ijisho ni ikintu gikomeye cyane twakabaye twitaho. Mu gihe Simon wavuze kuri ku bantu bakora akazi, nibyo za computer turazikoresha buri munsi, ariko nanone akazi dukora kenshi hari n'abakora akazi ka nijoro. Ntabwo ari byiza cyane ko ukoresha urumuri ruri hejuru, cyane ko ibikoresho byose by'ikoranabuhanga, yaba ari computer cyangwa smartphone zo touch dufite n'amatablet, kuba yakoresha hari uburyo bwagenwe ushobora kuba wagabanya urumuri, kongera no kugabanya. Yego. Rero bibaye byiza abantu twamenyera gukoresha urumuri ruke. Ngira ngo uyu munsi nituzagira amahirwe tuzakira wenda nk'inzobere basanzwe batanga ubuvuzi bw'amaso, uyu munsi badusobanurire ku kintu cyo kuba abantu barimo gunaniza amaso bitewe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga dukoresha umunsi ku wundi. Cyane ko nk'abarwayi benshi bagana kwa muganga usanga barwaye nk'umutwe udakira, kenshi usanga babiterwa n'ibyo bikoresho computer wenda horaho. Hari n'abantu rwose usanga nijoro nyuma ya saa 4 umuntu ari kuri chat anayitinzeho, wenda ari no mwishuka. Ibyo ni mu bintu binaniza amaso. Nanone hano uyu munsi turanazirikana yuko abantu barenga miliyari imwe ku isi. Simo miliyari ubura yumva? Miliyari n'abantu benshi. Isi uyu munsi abayituye bagera muri miliyari 7, bararenga miliyari 7 gato. Ubwo miliyari y'abatuye isi uyu munsi ntabwo bafite amahirwe yo kugera kuri serivisi z'ubuvuzi bw'amaso. Kugira ngo byumvikane neza, ni ukuvuga ngo umuntu umwe muri 7 aba afite ikibazo cy'amaso. Yego. Nicyo bisobanura ubundi ubwo. Yego. Hano wenda tunavuge gato ku kibazo cy'amaso. Ubundi ni muntu ki? Ni ryari uzamenya ko ufite ikibazo cy'amaso? Simo wowe uko wibutse neza wari wajya kwisuzumisha amaso? Ku myaka yanjye mfite ntabwo ndajyayo. Impamvu ntarajyayo ni amateka, reka mbivuge gutyo, cyangwa se ubuzima abantu bakuriyemo. Yego. Kugira ngo ubone umuntu ukubwira ngo jya kwisuzumisha amaso utarwaye, atajemo bya bintu sinzi uko babyita wenda by'imirishyi, biragoranye muri sosiyete yacu kujyayo. Ntabwo wajyayo. Ariko hari benshi rero kugeza uyu munsi batarashobora kujyayo. Kuko akenshi iyo nkundire nkubwire ngo mu giturage iyo umuntu mutumye urushinge akarubona, bavuga ko amaso yakora, aba ari mazima. Cyangwa iyo agishobora gusoma Bibiliya, cyangwa no gutora ibishyimbo. Amaso y'icyo gihe iwacu tuvuga ko rwose ari mataraga. Mu giturage hano iwacu mu Rwanda. Rero ubwo urumva ko kukubwira ngo nagiyeyo nta kibazo aranteza biragoranye cyane, ntabwo ndajyayo. Ariko kuri iyi nsanganyamatsiko y'uyu mwaka akubwira ngo kunda amaso yawe, uzayakunda umenya uko ahagaze wabibwiwe n'inzobere, ndavuga muganga. Rero tukwiye kubigira umuco, ndibwira nawe nkubwira n'undi wese udukurikiranye, kugira ngo dukunde amaso yacu, kuko mu minsi iri imbere tuzaganira ku ngaruka zishobora guterwa no kutita ku maso. Urakoze cyane.
uyu munsi mu nsanganyamatsiko nk'uko Simone abitwibukije, kunda amaso yawe. Gukunda amaso yawe ntabwo mu by'ukuri ushobora gukunda ikintu utazi. Nanone uyu munsi turafata umwanya tubashishikarize mwese aho muri kwisuzumisha amaso kwa muganga hose kuri za centre de santé, uragenda bakagusuzuma amaso. Hari abaganga tunashimira na leta y'u Rwanda by'umwihariko biciye muri Minisiteri y'Ubuzima n'abafatanyabikorwa bayo mu buvuzi bw'amaso. Hari amahugurwa yahawe abaganga, hari ibikoresho byagejejwe kuri za centre de santé. Witegereza ko ijisho rigira ikibazo gikomeye kugira ngo ujye kwisuzumisha amaso. Ngira ngo ubu Simon nawe turagushishikariza kuzajya, ngira ngo nyuma y'ikiganiro cyangwa kuwa mbere. Ibi hari ibitaro by'inzobere bitanga ubuvuzi bw'amaso muri iki gihugu bihari, ubwo cyane cyane kuri ba bandi bafite ikibazo gikomeye. Kenshi usanga ari y'amaso twarangaranye gusuzumisha bikarangira tugize ikibazo gikomeye. Rero nanone ngira ngo ingaruka zo Simo, nubwo tuzagira umwanya wo kuganira ku ngaruka, ntabwo twakwirengagiza ko kutita ku maso bitera ubumuga. Kandi ingaruka zo kuba umuntu yagira ubumuga wo kutabona nazo ni nyinshi. Mu kiganiro cy'ubutaha nk'uko Simone yabivuze, tuzagira amahirwe yo kuganira n'abantu bashobora kuba baragizweho ingaruka wenda no kutita ku maso cyangwa no kutagira amahirwe kuri bwa bavuzi, uyu munsi bakaba bafite ubumuga wo kutabona, babayeho bate? Icyo kizari ikiganiro cyiza cyane, kuganira ku bafite ubumuga bwo kutabona. Rero ngira ngo kibe ari ikiganiro tubararikiye mwese, aho tuzaba tuganira ku mibereho y'abafite ubumuga bwo kutabona, hanyuma tunavuga no ku zindi ngingo zitandukanye zirebana n'abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Murakoze cyane, turabashimiye. Ikiganiro ni The Inspired Show, ikiganiro mutegurirwa na UWEZO Youth Empowerment, yari Bahati na Simon. Nawe utaha kora subscribe, kore like na share, hanyuma ubutumwa bugere kure. Murakoze. Kunda amaso yawe, kunda amaso yawe, unayiteho.